Hello there. Uyu munsi tugarukanye topic ijyanye na telefone, aho tugiye kureba ibijyanye na network, bijyanye n'ubwoko bwa network, ndetse tukaba turi burebere hamwe ibimenyetso bigaragara kuri screen yacu mu gihe turimo gukoresha network. Turi burebe network kuva kuri 1G kugeza kuyo dufite ubu ngubu ariyo 4G LTE. Please stay on touch and don't forget to subscribe, to comment and to share this post. Thank you. Umaze iminsi wumva bavuga ibintu byitwa ngo 4G. Nta gushidikanya ko ijambo 4G usanzwe uryumva, wenda ukibaza uti 4G ni iki? Si wowe wenyine, n'abasobanukiwe ibya tekinoloji abenshi iryo jambo 4G bararyumva, ariko ushobora guhita wibaza uti kuki bavuga 4? Iyo G ni iki? 4Y? Ese byahereye he? Ese nyuma yaho biragana he? Muri make G ni ijambo rivuga generation nk'uko ubibona. Ubundi bavumbura tekinoloji y'itumanaho mu bya telefone, ubwo icyo gihe byari first generation, twakwita nka 1G. Akaba ari tekinoloji y'itumanaho yari ivumbuwe, aho abantu bashoboraga kohererezanya amajwi bidaciye mu mugozi. Nkibutse ko telefone zabayeho kera cyane, ariko izabanje zakoreshaga imigozi arizo bita telefone en fil. Hanyuma rero aho izihamagarana zidacometse ku mugozi umwe ziziye, aribyo bita wireless network. Ubwo icyo gihe nibwo twari dutangiye first generation or 1G. Iyo tekinoloji icyo yashoboraga kudufasha kwari gutumanaho by'ibanze, aribyo bita basic voice service, analog based protocols, aho abantu bohererezanya amajwi gusa, nabwo amajwi atanoze, mbese ku buryo bworoheje. Abashakashatsi rero ntibicaye, bakomeje gushakashaka bagera kuri second generation, ariyo twakwita 2G. Iyi second generation cyangwa 2G ya wireless network, it was designed for voice. Nayo yari ifite uburyo bwo kohererezanya amajwi, ukavugana n'umuntu amajwi yanyu abisikana mukumvikana. Gusa hari ikindi cyari kiyongereyeho ugereranyije n'iyayibanjirije, ariyo first generation cyangwa 1G. Ikintu cyari kiyongereyeho ni uko yo yageraga ahantu kure hashoboka, ahantu hari imisozi, ikambukanya ikagera mu bice byinshi by'isi. Ikindi kandi ni uko yari ifite ibintu bita GSM na CDMA. Akaba ari tekinoloji ishobora kugufasha kohererezanya ubutumwa n'abantu, burimo kuri coding amajwi abantu bakaba bayumva nyuma, ndetse na text, aho ushobora kohereza SMS. Iyo akaba ari 2G.
Ntibyagarukiye aho, barakomeje baravumbura bagera kuri 3G. Iyi twese tukaba tuyizi, ikaba yaratangiranye na telefone za smartphone. Telefone za smartphone inyinshi ziba zifite iyi tekinoloji ya 3G, ndetse na 2G nayo smartphone zoroheje zirayikoresha, ariko cyane cyane 3G akaba ari tekinoloji yibanda muri telefone za smartphone. Iyo muze smartphone akaba ari ya telefone ishobora gukoresha internet muri rusange. Ahangaha rero muri 3G naho harimo uburyo bwo koherezanya amajwi, ariko ho hakiyongeraho ibyo bita multimedia, aho ushobora kohereza n'amashusho, aho ushobora kohereza text ndetse n'ibindi bintu byose byoherezwanya kuri internet file. Ikindi kandi wamenya kuri 3G ni uko bayita mobile broadband, akaba ari uburyo bwagutse bw'itumanaho, aho abantu bohererezanya ibintu bitandukanye bitari amajwi gusa. Ntibyagarukiye aho rero, haje indi yitwa 4G, ariyo wumva baririmba ahantu hose mu maradiyo, amateleviziyo, yamamazwa cyane yuko ari tekinoloji iri ku rundi rwego. Iyi 4G ikaba nta karusho kanini kariho hagati yayo na 3G, uretse ikintu cy'ibanze aricyo umuvuduko, kwihuta kw'ibintu bikoreshwa kuri internet, aribyo mu cyongereza bise ngo designed for primary for data. Iyo icyo yibandaho hanini ni ukohererezanya ibintu, ntabwo ikibazo kikiri iby'amajwi bya voice. Hano yibanda kohererezanya ibintu kuri internet. It is IP based protocol, mu mpine bakayita RTE mu magambo arambuye bikaba bivuze long term evolution, and it is a true mobile broadband. Wibuka ko haruguru twavuze yuko 3G ari first mobile broadband, 4G yo akaba ari true mobile broadband, akaba ari iyo nkomoko y'izi za G wumva 1G, 3G ndetse na 4G. Nkwibutsa ko mu bihugu byateye imbere ubu hari abakoresha 5G, ndetse bikaba biteganijwe ko mu gihe cya vuba natwe ishobora kuzatugeraho. Reka noneho turebere hamwe utumenyetso tugenda tugaragara kuri screen ya telefone yawe bitewe n'ubwoko bwa network uri gukoresha, bitewe n'aho ugeze, ndetse bitewe n'ubwoko bwa telefone ufite. Stay on touch. Igihe ubonye akamenyetso ka E kuri network, biba bisobanuye enhanced data rate for GSM evolution. Akaba ari network yo ku rwego rwo hasi idashobora gukoreshwa mu bintu biremereye kuri internet, aribyo mu cyongereza tuvuga ngo this technology lies between 2G and 3G technology. EDGE is faster than GPRS, but still not good enough to browse the internet. It takes a lot of time to loading a website when your signal bar is showing E letter alongside. Typically, EDGE provides a data rate of 400 kilobytes per second, but in ideal condition, data rate
of up to 1 megabyte per second can also be achieved. Birashatse kuvuga ngo iyi network yacu iri hagati ya 2G na 3G, akaba ari network yego wajya kuri internet ariko ntago ibintu byihuta neza kuko speed yayo itarenga kilobyte 400 ku isegonda, ariko hari naho ishobora kugera kuri megabyte ku isegonda. Uretse ko megabyte ingana na kilobyte 1023. Ubwo igihe uzajya ubona kuri screen yawe hariya hejuru ya network kuri data hariho ujye umenya ko ariyo network urimo gukoresha. Letter G. G in mobile signal stand for GPRS. Mu magambo arambuye GPRS bikaba bivuze General Packet Radio Service. GPRS is considered to be the second generation 2G mobile technology. It is the slowest and the oldest among all mobile technologies. It is mainly good enough for sending text messages using apps like WhatsApp. Data rate in GPRS are between 56 and 114 kilobyte per second. Iyi network ya G iyo uyibona hariya kuri telefone yawe kuri data, jya umenya ko uri gukoresha network yo ku rwego rwo hasi idashobora kugufasha mu kazi gasanzwe. Ntabwo wajya kuri YouTube ngo urebe video neza, ni hahandi ushobora kuyireba igenda ihagarara ikarodinga iminota myinshi cyane hanyuma igasubiraho. Ikindi kandi iyi network iyo kuri WhatsApp ishobora gukora mu kwandikirana gusa, wohereza text message umuntu yazakira, ariko niho hahandi ujya kohereza ifoto ugasanga biragutwara iminota myinshi irimo kurodinga, ndetse ahangaha umuntu akoherereje video byagorana cyane kugira ngo downloading. Ubwo igihe uzajya uyibona nayo nizere kuzajya umenya ubwoko bwa network urimo gukoresha, ukaba washakisha uburyo wahindura ukajya kuri kuyisumbuyeho. 3G in mobile signal. 3G means the third generation of mobile telephone technology. Typically, 3G provides data transfer rate of 384 kilobytes per second. But depending upon how it is implemented, it is various network. The data rate can go up to 42 megabytes per second. Usually, 3G is faster than EDGE, and you can easily browse website and stream music. Bishatse kuvuga ko 3G ari network yo ku rwego rwiza cyane, kuko iyo iri hasi ibishobora kuguhereza kilobyte 384 ku isegonda, ariko bitewe n'ahantu uri ndetse n'ubushobozi bwa device urimo gukoresha. Iyo mvuze device ni telefone, machine cyangwa ikindi gikoresho cyose waba ufite gifata iyo network. Hari aho ushobora gukoresha megabyte 42 ku isegonda. Mu busanzwe 3G irihuta cyane kuruta EDGE mwe twabonye iba ifite akamenyetso ka kuri network, nk'uko twabonye ko iyo ibiri hagati ya 3G na 2G. Uko ukoresha 3G ugenda kuri website zose, ushobora no kumva umuziki online, ushobora kumva radio, ni hamwe ujya kuri YouTube ukareba video ikarangira idahagaze n'ibindi nk'ibyo. Iyi network akaba ari nziza ndetse akaba ari nayo ikoreshwa cyane n'abantu benshi
nubwo tugiye kubona ko nyuma yayo hari indi iyirenze. Reka noneho turebere hamwe ibijyanye na 4G. 4G network tuyita LTE, 4G in mobile signal. This stands for fourth generation of mobile network and is also called LTE or long-term evolution. 4G connection works as good as a Wi-Fi connection of your home or office. With such a connection, you can do everything on your mobile that you can do on your desktop. Iyi 4G network niyo iri kuri top, akaba ariyo network yo ku rwego rwo hejuru nk'uko wumva bayamamaza ahantu hose. Iyo ufite iyi network muri telefone yawe, uba ushobora gukora ibintu byose ku muvuduko mwiza nk'uko bikorwa kuri computer. Birumvikana ko biterwa n'ubushobozi telefone yawe ifite. Akaba ariyo mpamvu iyo ufite iyi network ugomba gukora akazi nta yindi mbogamizi ibayemo ya network. Ikindi kandi nakwibutsa nuko nkuko twabibonye kuri network zibanza, iyi network kugira ngo telefone yawe yakire hari ibintu byinshi nayo isabwa. Igomba kuba ari telefone ifite processor yo ku rwego rwo hejuru kugira ngo ibashe kugendana nayo. Akaba ariyo mpamvu usanga telefone zose zitabasha kwakira iyi network cyangwa se sim card zabugenewe zikorana n'iyi network. Gusa ishyirwa muri appareil twita router, nayo igatanga wifi, akaba ariyo ushobora kunyuraho ukaccessinga 4G network mu gihe telefone ufite itabasha kwakira iriya sim card. Reka noneho turebe izindi network. Reka turebe network imwe ibigaragaza ikimenyetso cya H cyangwa se hash. Iki kimenyetso cya H kikaba gihagarariye amagambo avuga HSPA. Mu magambo arambuye bikaba bivuga high speed packet access. This one, it is an enhanced form of 3G technology. HSPA provides higher data transfer rate than the basic 3G. HSPA can provide peak data rate of up to 14 megabytes per second for downlink and 5.76 megabytes per second for uplink. Iyi network ubona yazanye ikimenyetso cya hash cyangwa inyuguti ya H bita H mu cyongereza, iri hagati ya 4G na 3G, ndetse mu mibare hari abakunda kwandika ko ari 3.75. iba yegereye 4G, ikaba itanga speed nziza cyane aho ushobora kudownloading. When you are downloading, you can reach 14 megabytes per second ukuri ibintu kuri internet. Mu gihe uri gukora upload ubishyiraho, nabwo ushobora gukoresha megabytes zigera kuri 5.76 ku isegonda for uploading.
Network ya nyuma tugiye kuvugaho ni H+. Iyi ngiyi iba isa n'iriya H tuvuyeho, ariko yo hakaba hiyongeraho akamenyetso ko guteranya. Now, H+ stand for Evolved High Speed Packet Access. The network creates before the emergence of 4G. It offers the fastest maximum speed of all 3G network, including 3G and H or HSPA. Iyi network rero akaba ari ubwoko bwiza bwa network muri za 3G zose zibaho, kuko iyi nayo ni category ya 3G network. Ikaba ijya kwegera neza 4G network, ariko nyine ntabwo biri ku rwego rumwe. Iyo ufite iyi network ukora neza, biba bijya gusa naho urimo gukoresha 4G kuri speed ya network, biba bimeze sawa. Mu gusoza nabwira yuko izi network zose inaha iwacu zirahari, zirakoreshwa, ariko ukaba ntabura kukumenyesha ko hari na 5G itaratugeraho, ishobora kuzatugeraho mu minsi iri imbere. Ikindi kandi, iyo urimo gukoresha network yisumbuyeho, ni nako telefone yawe ikora cyane, ariyo mpamvu ishobora kurya umuriro, ugasanga umuriro urashira vuba bitewe na speed ya network ufite. Ikindi nakwibutsa nuko iyo telefone yawe ifite ubu bwoko bwa network bwose, atari byiza ko uyireka ko ijya yihitiramo bitewe naho ugeze, kuko iyo igenda ishakisha, ihindura, isubira hasi, ifata iyo hejuru, isubira ku yabanje, ibyo bituma telefone nabwo ikoresha umuriro mwinshi bitari ngombwa. Bityo icyiza akaba ari ukuyihitiramo, ugashyira kuri 3G cyangwa se 2G bitewe n'icyo ushatse gukora mu gihe ugezemo. Wakoze kuba wakurikiye iyi video, nizere yuko hari ubumenyi gusigiye. Niba utarakoze subscribe, nakwibutsa kubikora, kandi nkanakwibutsa yuko mu bihe bitaha tuzakora indi video ku bijyanye na telefone. Gumana natwe, bye bye, thanks for watching.